Ndongeye ndabasuhuje mbahaye ikaze cyane abakunzi bacu aho muherereye mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana aguma aganze kuri mwebwe kandi mukomeze kunyurwa rwose n'ibiganiro byiza tubagezaho. Reka turebere hamwe rero ibintu umuhungu nawe ushobora gukorera umukobwa mukundana akazabihorana mu ntekerezo, mbese akazahora abitekereza mwaba muri kumwe mwaba mutari kumwe. Mu rukundo akenshi hari ibintu ushobora gukorera umukunzi wawe akazabibana ubuzima bwe bwose, kabone n'ubwo mwaba mwaratandukanye akazahora yibuka urukundo rwawe nawe kubera ko wamuhaye byinshi byo kujya yibuka. Abahanga nibo bajya bivuga neza mu magambo yabo ngo ntawibagirwa wamuhaye byinshi byo kwibuka. Rero ibintu ngiye kukubwira ushobora kubikorera umukobwa mukundana, cyangwa se niba ubimukorera ukazahora ubimukorera kugira ngo uzamuhe inzibutso nyinshi mwaba muri kumwe mwaba mutari kumwe, mbese akazajya ahora abitekerezaho cyane. Ikintu cya mbere rero ushobora kumubwira udukuru dusekeje. Abakobwa benshi bakunda gushimishwa n'utuntu duto cyane, utuntu dusetsa. Rero burya umukobwa mukundana byaba byiza igihe muri kumwe ugiye umubwira udukuru dutandukanye, twaba ari ukuri twaba ari twumuhimbiye, ukatumubwira ukadushyiramo udukabyo, ugashyiramo nyine amakabyo kugira ngo umusetse cyane. Icyo gihe ahora akuzirikana kandi akazahora kwibuka. Icya kabiri ngiye kukubwira uzakigerageza uzarebe, kizamushimisha cyane 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 cyane. Nubwo benshi ntabwo mwapfa kubishobora, ariko kuba bishobora muzabigerageze murebe ko n'abakunzi banyu bazabishimira. Kumukinisha nyine udukino two mu bwana. Burya udukino two mu bwana cyane cyane nk'ubute, kwishanya, gutapurana, za tepu nyine, mabigibigi n'utundi dutuma ahora akumbura ibihe mugirana ndetse akazahora abyibuka mu buzima bwe bwose. Uzabigerageza ubimukorere gato, uzareba ukuntu yishima. Ujye ubicunga muri kumwe nyine mubikore mwishime mukine, bizamushimisha. Icya gatatu wamukorera kumenya guca bugufi imbere ye. Aha cyane cyane igihe wamukoreye ikosa cyangwa wamurakaje, ukamenya kumusaba imbabazi bishyizeho umutima ku buryo bugaragara no mu maso. Abenshi ntabwo bakunda gusaba imbabazi kuko birabagora, gusa ubikoze byamushimisha, bizamuha kurushaho kugukunda kuko azarushaho kumva ko yicisha bugufi kandi kudafunga umutwe nyine, azumva kuri easy, azishimira cyane rwose ko wumva urimo kumusaba imbabazi waciye bugufi imbere yiwe. Jya ugerageza rero mu gihe wakosheje uce bugufi umwereke kuri wemera ikosa, umusaba imbabazi azabyishimira cyane. Icya kane, kumwibutsa ibiganiro mwagiranaga mu gihe cyashize. Ahajya umwibutsa ibiganiro mwagiranaga ndetse n'ubutumwa bugufi mwandikiranaga mu minsi yanyu ya mbere y'urukundo hamwe, cyangwa n'ibyo mwagiye mukorana cyangwa muganira mbere mutarakundana. Ibi bimwereka ko kumukunda bitagutunguye cyangwa bitakugwiriye, ahubwo ari ibintu witondeye kandi wamwizeho bihagije maze ukamuhitamo wabifatiye icyemezo. Jya ugerageza rero ubimwibutse kandi ugira bya bindi byiza nyine mwagiye mugirana, aba ari byo uzajya umwibutsa. Icya gatanu, kumubwiza ukuri kuri buri kintu cyose. Rero burya nubwo ukuri kuryana mu matwi, ni byiza ko wajya ubwiza umukobwa mukundana ukuri ku kitagenda neza kuri we. Niyo byamurakaza kubera uburemere bwabyo, si byiza burya guhisha umukobwa mukundana ko hari ikintu kibi umubonaho muri iyo minsi. Bizamushengura igihe azabibwirwa n'abandi kandi ariwe muhorana kandi mukundana ntacyo wamutangarije. Jya ugerageza rero umubwize ukuri buri kintu cyose, yaba icyiza yaba ikibi, ikigenda neza kitagenda neza, umuhe ukuri, umubwize ukuri, azabyishimira, azabikunda. Icya gatandatu, kumuhanagura amarira igihe yarize. Ahangaha urugero ashobora kurira kubera impamvu zitandukanye zamuriza. Nta mukobwa ujya upfa kwibagirwa umuhungu wamubaye hafi igihe yari ari mu gihe cy'agahinda kamuteye no kurira, aramuzirikana cyane rwose. Mujye mugerageza mube hafi, yaba ari mu bihe byiza mu bibi, nyine umube hafi, azabyishimira bizirikane mpaka. Icya karindwi, kumuririmbira. Burya ijwi ryose waba ufite, waba ubizi waba utabizi, uko waririmba uko ariko kose, burya umukobwa mukundana arabyishimira, azabyishimira cyane birenze n'uko wabitekerezaga, ko azaba yumva amagambo ari muri iyo ndirimbo muririmbiye, yumve abiha agaciro nyine cyane, azabyishimira. Abakobwa bakunda abantu babaririmbira, rero mu bihe byiza ujye umuririmbira, ku isabukuru ye y'amavuko umuririmbire, igihe icyo ari cyo cyose ujye ushaka akanya umuririmbire. Abakobwa barabikunda cyane, ntabwo yakwibagirwa rwose umukorera ako kantu.
Mwakoze kubana natwe rero, ndagusaba kugira ngo kandi subscribe nimba utarabikora, nyeganyeze nako kazogera, kanda like, duhe na comment. Mugire ibihe byiza, muhore Imana abane namwe muherereye mwese.